turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko mukomeye nubwo turi mu bihe bitoroshye, ibihe bya kiriya cyorezo cyongeye kuza. Ariko uko biri kose ubuzima bugomba gukomeza. Wenda icyo navuga nababwira ngo ntimuhagarike umutima. Nzabivuga mu kiganiro ndi gutegura, ngiye gutegura kindi. Abantu benshi bampamagaye, mama Sharirene, icyorezo cyaje turabigenza gute? Ibaze vrema. Icya mbere ni ukubahiriza amabwiriza. Ibi bintu suba Imana iba yakoze, ntago icyorezo iyo kije. Hari abantu benshi bavuga ngo Imana ije guhana abantu. Imana ije kuduhanisha ibyorezo, yaba harabo yarenganyirizamo. Kuko guma mu rugo iyije twese itugeraho. Kandi burya no mu bapfa hari igihe hapfamo n'abasenga kandi by'ukuri. Ahubwo iyo icyorezo kije mu gihugu, ndi kubibategurira, iyo icyorezo kije, iyo ibyago bije, hari icyo Bibiliya yabivuzeho. Ariko wenda mbateye amatsiko, ibyago nk'ibi iyo bije, icyorezo kikaza cyica abantu bagakuka umutima, Imana ibishaka ko twongera kuyitekerezaho. Erega Imana nayikunda keya. Imana ikunda abantu bayitekerezaho, ikunda umuntu yitekerezaho, agatekereza ku mbaraga igira, agatekereza ku bwenge bwayo, agatekereza ku burinzi bwayo, agatekereza ku rukundo rwayo. Imana ikunda abantu bayitekereza. Ntushobora kumara umwaka wose utazi aho inzu y'Imana iba. Wanajyayo ukajyayo wumva ari uko wabuze umwanya cyangwa utabiha agaciro. Wajya no gusenga ugasenga ibyago ari uko bikugezeho. Wajya n'imbere y'Imana ukajya imbere y'Imana uyishyiriye ibibazo. Imana ibishaka ko tuyishyira ibibazo tukayishyira n'ibisubizo. Ibishaka ko tuyishimira ko yaturinze dutwaye moto, dutwawe kuri moto. Ibishaka ko tuyishimira ko yatugaburiye abandi bashonje. Ibishaka ko tuyishimira ko yatwubakiye ingo abandi bazikoreye ku mutwe. Ibishaka ko tuyitekerezaho ko yaduhaye kurangiza amashuri abandi barayacikije. Ibishaka ko tuyishimira ko tugifite ababyeyi abandi barababuze. Ibishaka ko tuyishimira ko yadutuje i Kigali kandi abandi bari mu cyaro. Ibishaka ko tuyishimira ko wabonye visa abandi muri Afrika barazibuze. Amashimwe. Ariko reka nkubwire, ujya gushaka akazi ubabaye Imana ikakaguha. Yakakaguha aya mbere ukayahonga inkumi. Gusa ubwo wowe uri nk'Imana koko urumva abo bantu wabakorera iki? Iki cyorezo si icyo, ntabwo Imana ije kuduhana, ahubwo irashaka ko twongera tugatekereza, ariko tukayitekerezaho. Rero wigira ubwoba uti mu rugo niza sinzongera gucuruza, ahubwo ndi nkawe wahita utekereza ku bagore benshi ufite, watekereza kuba wafungishije ubahora ubusa, watekereza ku bantu wirirwa ujombesha izo nkota zanyu z'ururimi mwamaze abantu. Ba bantu bose mwamaze hano kuri kamera mwirwa mubicisha inkota zanyu z'indimi. Watekereza kuba wambuye uyafite, watekereza kuba wateye induka muta, watekereza ku bana wabyaye utazi iyo bari, uba ari ibyo utekereza. N'ibyo kuvuga ngo sinzongera gucuruza, ngo ubusa ko nta na make mfite, ibyo se bivuze iki? Waba uyafite waba utayafite, tekereza ku Mana, urebe ibyo yagukoreye n'ibyo wayituye. Aka kara gaciyeho kandi kubivuga ntacyo bitwaye, ariko abakunzi b'igikoni nahageze hano mu gikoni. Uyu munsi rero nabazaniye iki? Uyu munsi ndashaka kubereka ukuntu utegura ikintu bita ikinono. Utari ko nkuba mama Sharirene yabaye ati ikinono. Ariko ubundi reka nkubaze, kuki mukunda inka mukagira ibice by'inka mukunda n'ibindi mudakunda? Nukunda umuntu usubi inka n'umunura. Okay, reka ntanga urugero. Nukunda umuntu ujye umukundana n'ibyo byose. Uzabaho ukunda amata, nkubu nge nkunda amata pe. Nkunda amata we ndayakunda. Hanyuma inyama ndazikunda ariko sinzirya cyane kubwo kwirinda niwisigeze. Hanyuma uzakunda amata, ukunda inyama, ukunda uruhu, ishakoshi ivuye mu ruhu rw'inka n'ibindi.
nugera ku binono byayo uti ibinono wapi byose ni hahandi hawe, ariko ibyo c'est pas grave, kuko ndabizi neza ko nawe ubwawe mu ngingo zose Imana yaguhaye hari izo udakunda. Hari umuntu ujya kwireba ati ariko Uwiteka we akagatuza ko kuyugabanyaho gato, ariko se ko yaguhaye amabere ngo umwana yonse wo kabyara we, yaba manini yaba mato, ugira ngo ibyo hari icyo biyibwiye? Kugira ngo mbese abe mato yaba manini, ntukikomplike, yaguhaye ibere kugira ngo umwana aryonke. Amaguru yanjye we, yaguhaye amaguru kugira ngo yagendeshe, ariko aya maso Imana yampaye yaguhaye yo kureba. Hanyuma rero nimba utanabikunda ntuze kubituka, ureka ababikunda. Urabizi ko no kwa muganga bajya babitegeka abantu. Ubwo ngubwo ndashaka kubyigisha ababikunda, abo babitegetse kwa muganga. Ibinono bivura imitsi n'ibindi bintu byinshi. Hanyuma ndashaka kukwereka ukuntu wagitegurana isuku, hanyuma ubutaha nzanakwereka ukuntu wagitekamo isosi. Hanyuma twagiye ahangaha nababwiye ibintu byinshi, ariko ni iby'ingenzi. Iyo bitaba iby'ingenzi ntago nari gutuye umwanya. Hanyuma ni gute ushobora gutegura ikinono uko gitegurana isuku? Ikintu cya mbere, ku kintu bita ikinono, menya neza ikinono ugiye kugura nimba kizewe. Ese iki kinono kimaze igihe kingana iki? Kuko mu bintu bidapfa vuba n'ibinono bibamo. Reba, koresha uko ushoboye ku buryo ugura ikinono cy'ako kanya pe. Ikinono babaze ku nka ukabuzi ngo ni kibisi, hanyuma uburyo bwo kugitegura nyine ushaka abagitegura birumvikana, kuko ibyo byose nzanabikwigisha kuko sinanabishobora, nanjye barabinteguriye. Cya mbere ni ukumenya ko ari ikinono gishyashya. Hanyuma icya kabiri, ukijyana kuri mashini bakagikata. Dore ngiki hano, kameramani aze abereke. Ukijyana kuri mashini bakagikata. Dore ngiki. Iki ni ikinono gishyashya bakuye ku nka bagahita bakintunganyiriza. Hanyuma aya ni amazi nagishyizemo nk'uko mubibona akonje. Nonaha iki ni ikinono. Hanyuma kugitegura ndakoresha tangawizi, ndakoresha teyi imwe ndende. Iyi ni teyi nubwo mubona imeze gutya. Hanyuma ndakoresha indimu kucyoza no kugikorera isuku. Ndaza gukoresha tungurusumu, ndakoresha soya sauce nkeya, nkoreshe vinegre, ndakoresha black pepper, hanyuma nkoreshe n'umunyu ndetse n'aya mavuta. Ndakoresha na vinegre. Ubwo ni ukugira ngo ndabikwereka kugeza ku rwego rwo kujya kugiteka, nibyo byiza. Hanyuma ndabanza iki? Aka ni agasekuru ko gusekuramo. Hanyuma ngiye kubanza mfate indimu. Iyi ni indimu nubwo mubona ari gato, ni indimu. Mwayibonye? Ndahera ku ndimu, ndanyikuremo utu tubuto. Uburyo wakoramo isuku ikinono ukageza ku rwego rwo kugiteka, ku buryo rwose ukirya wumva nta kintu wikanga. Yego, iyi ni indimu nakuyemo utu tubuto. Hanyuma harakurikiraho iki? Harakurikiraho guharura. Ndaharura iyi tangawizi, utuntu tw'inyuma. Ibi ngibi hari ibintu ndi bukore kugira ngo nereke abantu ukuntu havamo umuhumuro mubi. Ubwo ariko nanone mvuze umuhumuro mubi kubera ko hari abantu banga umuhumuro wacyo. Harimo ibyo ndi bukore kugira ngo nkubwire ukuntu udakunze umuhumuro wacyo, ukuntu wagitegura. Ariko nk'umuntu udafite ikibazo cy'umuhumuro wacyo, ndakwerekana ubwo ukuntu wabikora.
yego. Hanyuma ngiye gushyiramo izi tangawizi, ngiye kuzibanza mu gasekuru. Ushatse wabanza kuzikata cyangwa ukazihonderaho, nta kibazo. Mwabonye aka ni akabase karimo amazi. Abereka amazi, kiriya cyo ni ikinono kimwe ngiye gutegura. Abereka amazi uko angana muyarebe. Hano afite utubase tubiri. Hano afite utubase tubiri turimo amazi. Abereke ingano y'amazi. Mwabibonye? Hanyuma aya mazi ya mbere muyarebe, ngiye gushyiramo utu twatsi twateye. Niteye imwe ndende. Ubu hano twageze aho turi kurwanya umuhumuro wacyo, ku bantu bavuga ngo bafite ikibazo cy'uko gihumura. Hanyuma muri ya mazi arimo teye shyizemo iki? Shyizemo tangawizi nasekuye, dore ngibi. Hanyuma ngiye kuba nyashyize hano ku ruhande bibe bikora. Hanyuma aya mazi yandi aya mazi nayo nayabereke murebe ingano yayo. Aya mazi ngiye gushyiramo vinegre. Hano ngiye gushyiramo vinegre. Uriko murabibona? Hanyuma aya mazi shyizemo vinegre, ni ukubera iki nshyizemo vinegre hano? Ahangaha ni urwego rwo kwica microbe zo mu kinono kugira ngo kigire isuku, kuko ikinono ni ikinono, baba bababuye buriya bwoya, ariko hari microbe zigomba gupfa pe, kuko ikinono si nk'inyama, ni ikinono nyene nawe urabyumva. Aya mazi rero nyashyizemo vinegre. Iyi vinegre iri bumfashe kugira gute gutuma kigira isuku. Noneho hari n'ubundi buryo cyorohamwo inyuma kikabasha kugira isuku nkuko n'ubundi mbishaka. Tukagenda tuhashyira isuku. Nonaha tugiye gutangira koza ibi binono. Nabibonye? Hanyuma muze mubirebe, dore. Wirinda uyu musokoro nyine, uyu musokoro ni imari, ugomba kugifata mu buryo. Hanyuma nimurebe mu buryo umusokoro ugumamo. Ufata icyuma ukagenda uharura inyuma n'icyuma. Mbibutse ko ugomba kubanza kugishyira mu mazi nk'aya nashyizemo, nibura rwose naho hamaramo iminota isaha cyangwa n'iminota 30 ntacyo. Hanyuma mwabibonye? Hanyuma rero ninkura hano mubirebe neza ibi bintu. Mwabonye umwanda uvuyeho? Ndahita shyira muri ya mazi arimo vinegre. Ndahanagura hano, shyira mu mazi arimo vinegre.
hose kiba gifite umwanda mw'abantu. Abantu benshi rero batakirya ni ukutamenya kugikorera isuku. Ko ndabizi ko hari umuntu wagitegurira mu buryo bw'isuku akumva aranuriwe, icyo bita kunurirwa. Hanyuma ariko mu byo ukora byose birinda gukora ku musokoro. Muri make urabona ko ndi kugiharura n'icyuma. Nabibabwiye ni uguhita dushyira mu mazi arimo vinegere. Ni impamvu mubona ndi guhata nuko ntabona uko mpaharura ahantu hameze nk'ahari nimba ari amano. Icyuma nicyo kintu cya mbere ubanza gukoresha wamaze kwinika mu mazi. Nk'ubu bino nabyinitse nk'isaha mu mazi asanzwe, ntabwo rero ugupfa kukirya rwose mbarahiye. Ntabwo ari ugupfa kukirya, ubusa uyu mwanda wawushyira mu nda w'agacwa we, bakazagusangamo virusi yo mu bwonko. Virusi yo mu bwonko. Dogiteri ari hano sha. Ndi kugenda ninika muri ya mazi. Ariya mazi rwose nta nubwo babikwiye gutindamo mu mazi ya vinegere. Ubu nimbirangiza byose ndahita mbihanagura. Abonye to inka rero yari n'umukara, yari igikariye. Yiza kubi yari inzobe ntago bigira. Abantu ibintu by'inzobe nyine ntago bigorana. Abantu rero bakitumye bagitegetse kwa muganga, ariko si ngombwa ko bakikutegeka. Ubundi ni ngombwa ngo tujye turindira ko bazadutegeka kureka amavuta no kugira gute. Wabonye nabereka umwanda uvuyemo. Nk'ubu koko mwabantu mwe, uyu mwanda ukajya kudo umwanda kweri, ukajya kuwutekana nawe ubikurure. Wari umwanda pe, ku buryo ubu ngiye kubanza nkarabe mu ntoki ko naba nkabisha. Ikintu kigiye gukurikiraho ni iki, nibabereke tugeze muri ya mazi afite vinegere, kugira ngo imisokoro yacu itaza kuvamo amazi. Ubu tugiye koza cya kinono. Noneho dore urabona ya ndimu, ngiye kucyogesha agapande kamwe k'indimu. Dore ngiye gukubisha indimu sasa, nyikubishe mu mazi arimo iki, arimo vinegere. Ahaho rwose ahangaha kihavuye bitewe n'ukuntu nizeye isuku hano. Aha ngiye kihavuye nahita ngiteka.
gutya ku muntu udafite ikibazo cy'umuhumuro wabyo hano sava, ariko noneho ku muntu ushaka ko kigira ukundi guhumura, dore mpise ninika he muri ya teyi hamwe no muri ya tangawizi. Twakomeje koza, ndi kugenda noza. Ubu hano aho bigeze hano isuku rwose, kugira ngo ugiteke bimaze kuva hano uri kugitsirimisha indimu, dore hose uri kugitsirimisha indimu, hano haba hari isuku ihagije yakwemera guhita ugiteka. Nabwiye ko ndi bubereke kugeza ubwo ahita ugishyira mu isafuriya ukagiteka. Dore ndi kugenda ninika muri ya mazi ya teyi. Iyi ni isuku ya mwisho rwose kugira ngo ugiteke. Wabibonye? Agapande k'indimu karashize, reka nze nkubishe n'iyi isigaye. Iyi indimu rero burya igira umumaro mwinshi. Kandi mwabonye ko imisokoro nta kibazo yagize. Mwabibonye? Noneho ahangaha biramara. Hano ushobora kubyinikamo nk'iminota 10 cyangwa 20. Nabibereke. Nimureba aho mbyinitse. Aha ni ukugira ngo bigire undi muhumuro. Wabimaza mu isaha biterwa n'umwanya ufite cyangwa nuko, kuko hari n'ijyano batinda gutegura ibintu bitewe n'umwanya. Wamara isaha cyangwa iminota 30 n'amasaha angahe nta kibazo. Imisokoro yo iyo irimo hariya kuriya ntabwo igipfa kuvamo. Hanyuma mu gihe turindiriye ya minota, ngiye kuba ntegura ibintu byo kugira ngo nkwereke uburyo ushobora kukimarina kugira ngo ugiteke. Ibintu ushobora kwifashisha. Cyambere ni utu twatsi twateye koresha. Hanyuma ikindi ni aka gatungurusumu. Tungurusumu kanzitegure. Tungurusumu tungurusumu, tungurusumu rero iyo uyishyize mu kinono
mu rwego rwo kubanza kukimarina, nyuma ukaza guteka nyuma, biba ari byiza cyane. Kigira umuhumuro mwiza, kandi isosi y'ikinono rwose iravura. Uzarebe umuganga ubibaza, ko ngiye no kubigusobanurira ntari umuganga, nyine ntabwo uri bubyemere. Ariko muri iki gihe umuntu aba akwiye no kwibera umuganga, akagira ibintu amenya ku buzima bwe, yarabikwiye kwa muganga, kuko ntabwo umuganga azagusanga no mu rugo ngo akwigishe buri kantu, cyakubwiye uragifata. Kinono rero ni umuti cyane ku bantu barwaye imitsi, abafite ibibazo byo mu mavi. Kubasobanurira bwoko bw'ima ntabwo mworoshye. Nukumbwira utari ko mama Sharire wabyigiye. Sawa nyine. Ubu se noneho nimba ntarabyize, ubu imyaka mfite ngomba kubaho ntazi ibintu bigomba kunyica cyangwa kunkiza. None si ibyo namenye, sinkwiye kubibabwira. Yego, ndumva tungurusumu zino zirahagije. Ngiye kuzisekura. Utaha nzakwereka n'ukuntu gikoramo isosi ya muzuri sana. Kuzisekura. Hanyuma ngiye kuzikura muri ya mazi, aho nababwiye ya minota yashize. Nakubwiye ngo ushaka gukoresha myinshi cyangwa mike, mukirebe. Muraza kureba uko cyasaga ntaracyoza, munarebe byose aze kubibereka. Azashyireho kunoza ngo before, bavuga ngo iki after. Kitaroga cyanoze, hanyuma turebe ko ntacyo byahinduye. Rwose umva usamba bari akantu uzakibuke pe. Ni ibintu bihita bigaragara. Ntabwo ari ibintu byo gutubura, twe ntabwo dutubura, turategura. Aha. Kose gifite isuku, kirasa neza, kimeze bon. Noneho nimurebe, se ntabwo mubibona koko? Mubona ukuntu gisa nk'abantu mwe, ko gikeye, gifite n'isuku ihagije. Hanyuma ndashyiramo iki, nabwiye ko ngiye kukimarina. Ndashaka noneho kukwereka uburyo wagitekamo. Ushatse wagisuka mu mazi ashyushye gutya, ariko ngiye ndashaka kubanza kukimarina ku buryo nyine kiza guhura na tungurusumu na ka black pepper hariya n'utuvuta duke, ubundi kugitogosa nta mavuta ngo nshyiramo, ariko no kugira ngo amavuta aze kumfasha ibi birungo byinjiremo, hako ndakoresha duke. Hako kugiteka nta mavuta rwose washyiramo ni imisokoro ibihagije. Rero ngiye gushyiramo aka gatungurusumu. Kabonye tungurusumu, ubwo no kukwereka ukuntu wagitegura ukageza amasaha yo kugiteka. Hanyuma dore ngiye gushyiramo black pepper. Rwose ibi bintu ibi ngiye gushyiramo n'ibyanjye ku giti cyanjye. Utayifite ntuzigore, ntuzigore. Aka black pepper kamera nk'agasenda nyine kazanaguye muzuri. Kandi ibi bintu byose biba ari n'umuti, utagira ngo ni icyangwe, n'umuti da.
hanyuma vinegere ngiye gushyiramo ni ukubera iki gake. Vinegere ngiye gushyiramo black pepper itangiye kunkoroza. Buriya rero vinegere ituma n'ibintu bishya vuba ukuntu. Nyine kubibwira abantu batize biragora. Aya mavuta ni kugira ngo bimfashe kubivanga. Aka soya sauce ntabwo ari ngombwa ko isosi iba umukara, ariko no kugira nkuko nyikunda ndashyiramo gake. Ibi byose nababwiye ko ari ibyanjye ndi kwikorera rwose, wowe si ngombwa, nubishaka nawe uzabikore. None reka nshyiremo nakunyu gakeya. Hanyuma ngiye kubivangisha intoki kugira ngo mbisige mbinogereze. Bisige mbinogereze. Ibi bintu rero n'abantu ngiye kubipfundikira. Ushobora kubimarana iminota 30 cyangwa 20. Ngiye kubipfundikira, hanyuma mwabibonye kanze mbipfundikire. Ngiye kubipfundikira, mwabibonye. Ngiye kubipfundikira, ubundi dutegereze. Ivan yanyangirije ahantu bakatira ishashi mw'abantu mwe. Mwana witwa Ivan ukubagana bya hatari. Yarabirebye abona nakuma keza ahita akomoraho. Sasa imbishoje. Hanyuma ndumva njyewe ideni ndi bavuyemo. Uko nguko mbikoze ndashoje. Ubutaha rero kandi bitari kera nzabereka ukuntu ugiteka kikavamo isosi. Warisha umwumbati utogosheje, warisha ikirayi gitogosheje, warisha igitoki kitogosheje, ikijumba. Mbese isosi ukuntu ibimeze ntago wayirisha ubugari kameme. Ariko nk'abantu bari kuri regime watogosa igitoki, ikirayi, umwumbati, iteke, ugenda ugahuta ikaryoha rwose. Rero urumva ko ibinono ntago bikwiye gupfa ubusa kandi ni n'umuti. Hanyuma rero ntago se mwabibonye. Imana rero nibaha umugisha, ndabakunda cyane. Ubutaha nzabereka ukuntu tuzagiteka. Hanyuma abatarakora subscribe mukore share, comment zanyu nta kibazo, inama n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Imana ibaha umugisha mba no muri momo. Momo yangira hariya yanditseho Mukeshimana Emerita.